Katwaye twitume manze nitume nako uragenda umagare ku muryango undindi urumva mucungire ariko ibintu by'amabyi ntago byaye birimo oya mugicyarira none mu gihe bije sanya uri gaho ina ese papa kuri gute umva mwana wanje byakomeye mwana wanje ariko ngiye ndi kumva ndi kwikanga Ndi kwikanga ubasa kabembere mwana wanje kabembere mwana wanje Nijye uri kwita kabembere se none se wowe urinde kandi gende nyiri toilette afate kandi wowe ugeze kandi ese ubundi ndavuga ngo mujye muza muri toilette mutasabye ubusha sha kandi uramaze cyo ko bamujyana neza we navuze gucira hasi ariko kuzibara uri baje kugenda koko agasinda amabuye bagakubiba agaturikije mwana agasinda amabuye kaba mu nyengo nawe urakagira se naziza amabyi koko uzego ko ndagira mu rugo nyina nkambakamba ya baba we natwe abana dukunda zirimo komedi. Ese guys wajyaga wibaza ngo ni hantu nahahira ni hantu wagura buri kintu ku mafaranga makeya amafaranga yose burya arakora ngiyewe ntago nzi ko amafaranga yose akora ariko amafaranga yose kwa Sudera arakora mugane Sudera akora mu Rwatano mu mudugudu wa Rwatano mu isatire ya Rwatano aho bita kwa veterinary ku muryango wa kabiri baruguru niho hantu hari ibicuruzwa cyangwa buri kintu cyose ku mafaranga makeya kandi ntago abahenda si ibyo gusa kandi Suderi ateye ubwo Suderi niwe muntu wa mbere nzi neza wizeyeho ibintu byo gusudira ku bantu mwaheranywe muvuga ngo se ni hantu nasudiza ni hantu akuru umuntu nkorera inzugi amadirishya za portaye buri kintu cye cyose n'ibiraka byose arabikora mugane Suderi abafashe nomero ni iyi ishaka kumuha ibiraka cyangwa kumubwira ati hari inzugi nkugure byose aba bifite Suderi yazigiye mu mugane abafashe kandi umukiriya amufata nk'umwana no. wacana wetera tuje kwibumva jumenya kwiba umva ngenda shaka gutoza agakino ugomba kwiba ntabintu byinshi dukomeza akazi umva kandi mubwira ikintu iri kwiba nani yagukira ubonye n'umuntu utumukata kugira agatagutanga ko ari wakurya poche urumva rero murabura tugiye kwiba hano twabwiye twaburaye none tugomba kwemeza nyoko tukamwirika yuko wena nyoko nyine ntabwo ushaka azagenda nari amabuno ngo yakije ugomba gukora icyo shoboye cyose ni kandi nawe urabizi nakubyarira umuhungu wanjye kandi furi igomba kugenda nka surumva ugomba kwagara mu ciciro cyane ku buryo baramusubanya abananyishe nagiye kwiba waguma wo kwiba urumva uzareka kwiba mwana wanjye muhaye isezerano muhaye umurage nta kintu dufite ugomba kwiba umva mwana wanjye ubaye twarakinigutse ikintu twarazi se bwa bugori ayo bugori shabugori mate bugori koko naburira none ko ushatse kwituma utangiye kuzanamo ibintu by'amabyi papa utangiye kuzanamo ibintu by'amabyi n'ubundi urumva hano twaje kunya twaje kwiba ndabizi none se ko byanze numva amabyi abari dande ihangane wihanga papa wajabona ko ihanga umva mwana wanjye hano twaje kwiba umva nemubwira wacana we nyuma yako ndiso n'ubu gikusoka byade nyuma yako ndiso katwaye twitume manze nitume nako uragenda umagare ku muryango undindi urumva mucungire ariko ibintu by'amabyi ntago byaye birimo oya mugicyarira none mu gihe mwana ntago ninda n'amatsere satanu nukure kurari ubugore ntago umuntu atinda tugere ba no. ese papa kuri gute umva mwana wanjye byakomeye mwana wanjye ariko ngiye ndi kumva ndi kwikanga Ndi kwikanga wakiwe ntabyo umuntu urungoragawe yatuje kwiba nta mikino sha ndi kumva ndi kumwikanga hano hirya rega mwana wanjye ibigori byabaye danje ugiwe gira vuba rero tugende uratubiri twonyine kugira vuba mwana wanjye Yesu oya ntabyo umuntu rega sha uyu tuje kwiba nta mikino ihari Noneho sinzara mbyukanye pe noneho se nibiki nawe se wasanga ari ibintu bije kunyiba amazi kumva nakiringiza muri toilette umwana ashoboye kuba yanejejwe akize kunywaramo by'umwana ngo kijye kuyarukeza abana banjye nawe kunyara hejuru ya toilette ako se ko nta kumva ibintu binuka ubu se banze kumenayo ivu ryo muntu
mwana we ivu ryari riri mu gikoni warijyanye muri toilette turashize none ni wenda nakimena imbavu biriya bisambo bimaze iminsi binyiba inkoko zabimaze ureba akarima k'igikoni k'imboga birasoroma ibigori byo byabimaze ngiye kubita umuntu umuvuna umugongo noneho njye kwijyana ku murenge mvuga ko namwishe byarangiye ntabwo urarangiza ntabura gatoya dore ndigende dore nyiri urugo araje wayase mwana wanjye urumurambere dore inkonishe reka nigende ubase kabembere mwana wanjye kabembere mwana wanjye niko sha kabembere mwana wanjye ninjye uri kwita kabembere se none se wowe urinde kandi genda nyiri toilette akoze kandi wowe ugeze kandi ese ubundi nindababwira ngo mujye muza muri toilette mutasabye uruhushya sha reka wa mugabo we urumva ntabwo nari bwarangiye ese ubundi waciye he uza naciye ku muryango wahehe naciye ku muryango wahehe naciye ku muryango neza ko utangiye kumfata ku izosi riga abantu baza abanya mu matoilette nimwe mwuzuza nkayoberwa toilette nyicukura ari mu kwa mbere nkavuga ati nzayividura mu kwa munani nkayoberwa impamvu yuzura ari mu kwa karindwi kubite wese nuka yewe itanuka se cyo yiboje ubundi amabyi yanyu usaba ari ibigori ubwo gusa dore ko byasara baba we mukanya mukibagirwa kuza gutera inkunga umuntu yo gukundura sha umwana wanjye sarire kandi kabembere mwana wanjye yampaye nkaruza ndetse turashize ndagura ko itangara kandi iwe nese kandi kuva ryari ngesa nk'ibisambo Sasha undi wanwari inkoko ndatraje nakanyagwa je n'ubwa njanga umbaza kandi papa ngakomanye kubundi ndavuga ni kinaho ukoze kandi ngewe ko nari kunya uri kumbaza iki ubundi wakujyana uranje nese kandi kwa mudugudu ariko se kandi ubukandi uramaze iki koko bamujyana neza we ndavuze ngicira hasi ariko se kazakarenge ko nese kandi kuri kumutizije to kuri muramo umva mana nta kintu mvugana nawe ubikenda hangaho cyangwa ariko se niba bikindaze uko nkande ubikenda hangaho cyangwa basi reka nkubite ngo ni nka 20 reka baye mamagara umwana wanje basi umwana wawe bamwita nde nese kandi jya urambaza iki kweri nicyo shaka kumenya nicyo shaka kumenya nese kandi jya urambaza ese undi umwana wawe ni papegisi ni bwa buntu bihehesha ko usoza muri toilette nose ko jina musizanga nga ndebere ko kwa tujanga akurebera iki acungire kuza yinza ntaje rero n'uwo mwaka wawe nose kandi ubikenda ngo ningana ko ndavuze ngo ubikenda urankubita ebyiri na itapfa mwana ibyo gupfa none se ubundi abapfuye n'imbwa zawe ndavuze ngo ubikenda iyo ngo nisha baretse gato kamaye nitegura witegura iki bana yisinzwe ko unazira gikikwiba senga nyine birangira ubundi nazira gikikwiba nababwira ngo ibisambo bisega mu bipagani ubu wakaba usenga mu kinyabupfura baba we uri kuzibara zibaye zingahe 200 ariko abantu mutiza muranagora gufata mu mutwe nkubise zingahe njye bitewe n'ukuntu nize twize ibintu bya biology bijyanye na magnifike nako nuze 76 ndavuze ngo haguruka kandi ujye ubwira abantu bose ko wese yanjye itemewe kuyinyama kuko ubundi abayobozi banageze ko zamvidura mu kwa 8 ni gute mvidura mu kwa 7 iyo mibyo ndanye y'ibigori ntabwo mbanyishaka haguruka tujye ndavuze 1 2 3 ujye kora 5 utarahaguruka ndatanguka ariko se mani papa wari baje kugenda koko agasenda amabuye bagakuru bagaturikije mwana sinda amabuye kaba munye ngo kunaura kagira nako naye nibeshi nako ni nyababyeyi rego wankubise inkoni zirimo ndazitura imibiye baba we bira kandi utangiye kuvugishwa nyababyeyi ko zigira abamama nyababyeyi ni igiki nyababyeyi nako ni nyabagabo we ndabera nago ni bwongere ngo nyabagabo umva kado ngiye kubara 3 niba nyikubona hanga date nkubita inkoni imwe y'urukano kwiba wirushye ujya kubara nese undi uko wamvuna gwe kuko ndagera mu rugo ariko ubu ko nazaga kwiba nta nubwo nibye natahiye amabyi kusha kampe gutande ko njya mu rugo ye baba we cyamvuna guyu ngo naye babyeyi cyazisubuye ye baba we yutagenda se ngo mwereke nizera ko ikintu kibisamba kitazongera kugaruka hanga ariko reka nigire kwirya ariko zuba ko ndagera mu rugo mukahitaza ankubise naziza amabyi koko uze ko ndagera mu rugo nyina nkambakamba ya baba we gusigo cya gitipe kigugenda gikambakamba burasi kiri bunkorehora
ariko waje kwita inkoni mwita ikihutisha kanze bikora